Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe, mwebwe mudukurikiye kuri urubuga Ikidendezi TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Turi ku cyumweru cya gatatu, icyumweru cyo mu kwezi kwa mbere, ukwezi kwa mbere ariko kwezi ko kugarura ubusabane bwacu n'Imana, kandi kikaba icyumweru cyo cyitwa kwihana bihindura ibihe. Imana ishimwe cyane. Rero turagarutse kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Ngewe ugiye kubaganiza ijambo ry'Imana, amazina yanjye nitwa Profete Glidas. Imana iduhana umugisha. Ariko mbere yuko tuganire ijambo ry'Imana, reka tumanze dusenge Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya. Reka dusenge. Data wa twese mwiza, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye yuko uri Imana nzima kandi Imana idukunda. Wabanye natwe, ubana na mwene data, uraturindira twese hamwe mu mpande zitandukanye. Izina ryawe nirihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo twumve amagambo yawe, turakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zibane natwe, Mwuka wawe wera abane natwe kugira ngo tumenye icyo uri buze kutubwira muri iri jambo. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turakwinginze kugira ngo buri umwe wese ahari wese, reka imbaraga z'Umwuka wera zibane nawe kugira ngo iri jambo rigire aho rimuvana ndetse rigire n'aho rimushyitsa. Urakoze rero, komeza kubana natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen. Yego, reka dusome ijambo ry'Imana. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana turi busange muri Yona igice cyaho cya gatatu. Turasoma duhereye ku murongo waho wa gatandatu tugeze ku wa 8. Ariko mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, dushimiye Imana yaturinze, yabanye natwe kandi nawe ikabana nawe. Ntago byari byoroshye, byari bigoye cyane rwose, kuko Satani yagiye aturwanya, akaguhiga, agahiga imibiri yacu ndetse n'ubugingo bwacu kugira ngo abyangize. Ariko nshimiye Imana yuko muri iki gitondo, muri uyu munsi, muri iki cyumweru, muri uku kwezi nawe wisanzemo. Nyamara hari abantu benshi bamaze kuva mu mubiri. Nishimwe rikomeye cyane. Rero kubw'icyo ngicyo Imana nihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Yona igice cyaho cya gatatu umurongo wa gatandatu. Haravuze ngo ijambo rigera ku mwami w'Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategeka itegeko n'abatware be b'intebe, baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi. 8. Ahubwo abantu n'amatungo byose byambare ibigunira, abantu batakambire Imana bakomeje, kandi bahindukirire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Imana itugirire neza cyane, amen. Iri jambo niryo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tumve icyo Imana itubwira muri iri jambo. Twavuze ngo turi ku cyumweru cya gatatu, aricyo cyumweru cyitwa kwihana bihindura ibihe. Ubundi umuntu yihana ryari? Umuntu yihana igihe yakoze icyaha. Mu buryo bwa Gikristo umuntu ajya yihana kuko yakoze icyaha. Rero akenshi na kenshi tujya dukora ibyaha ndetse bitandukanye, ariko tukaza kugira umwanya wo kwihana.
hari abantu dufite abantu babiri, hari umuntu ukora icyaha bimutunguye mbese akakigwamo nawe atabishakaga ndetse akagira ubwira bwo kujya kwihana. Hari n'undi ukora icyaha nkana kuko azi neza yuko agomba kubona bene uwo mwanya wo kwihana, mbese akagikora kuko abizi neza yuko arabona bene uwo mwanya wo kwihana. Ariko reka mbabwire inshuti z'umusaraba cyangwa bakristo, ntabwo ariko byakakwiye kugenda, ahubwo abantu dukwiriye kurwana ndetse tugahangana, kuko aricyo tuzahemberwa, nuko twarwanye tugahangana, apana gukora icyaha nkana tubizi neza yuko ari icyaha tukagikora ngo ejo tuzagira gute, tuzihana. Ariko Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nuko muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi ndetse n'igihe umwami Yesu azazira. Yaramajije gucira umugani w'abakobwa 5 b'abapfapfa na 5 b'abapfu, batanu b'abanyabwenge, amajije kuwucira abantu bari kumwe. Arababwira ngo nuko rero muri icyo gihe ubwami bw'Imana buzagereranwa n'abo bakobwa 10, 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. Bose bagiye ngo gusanganira umukwe, ngo bagenda bitwaje amatara, ngo ariko ngo umukwe atinze bose bagira gute, barahunikira. Hari amagambo nkunda Yesu yavuze, aravuga ngo nuko muhore mwiteguye, ngo yaba nyiri urugo yakamenye yuko umujura aramutera yakabaye maso. Yesu yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ngo twebwe tumenya igihe tumaze ku isi, ariko nitumenya igihe dushigaje. Imyaka ufite urayizi umaze, ariko ntuzi iyo ushigaje hano ku isi. Niyo mpamvu igihe cyose tuba tugomba guhora twitegura, duhora turwana, duhora twirinda, kugira ngo iminsi itarangira tukarangira turi mu byaha. Kuko akenshi na kenshi twumva inkuru z'abantu batandukanye, ukumva umuntu mwari muri kumwe, mu kindi gihe ukumva yagize gute, ibyo byarangiye. Umuntu mukaba muri kumwe, imodoka ikabira mugonza. Umuntu mukaba muri kumwe agafata n'uburwayi mu buryo butunguranye agahita apfa. Rero tumenya igihe tumaze ku isi, ariko nitumenya igihe dusigaje. Rero hari abantu bajya bakora icyaha nkana kuko bazi neza yuko wenda ejo azajya gusenga, akaba agize gute, akaba azihana icyo cyaha wenda kikamuvaho. Ariko bene data, reka mbabwire, hari akenshi na kenshi hari intambara turwana. Iyo dukoze icyaha, nimba ukora icyaha nkana, yewe ukanagambirira kwatura kuko wagikoze uzi neza yuko uzabona umwanya wo kwihana, warangiza ukanawubona koko, ukagira ngo ni ibintu byiza, cyangwa ukagira wenda ukumva ni ibisanzwe. Ariko reka nkubwire ngo ibyo bintu ntabwo bisanzwe. Kubera iki? Kubera yuko icyaha kigira ikintu cyangiza ku buzima bwawe cyangwa mu mibereho yawe. Iyo nigeze nabwira abantu ijambo rikomeye, ndababwira ngo umurozi ntabwo ari wa muntu ujya uha cyangwa ushyirira abantu mu byo kurya ibintu biri bubice. Ntabwo ari we murozi wenyine, ahubwo mbabwira ijambo rikomeye, ndababwira ngo umurozi ni ukora icyaha nkana kandi abizi yuko agize ari icyaha. Kubera iki? Icyaha ntabwo wewe kikwica wenyine, ntabwo kikwangiza wenyine, ahubwo cyangiza abagukomokaho bose. Imana ishimwe cyane. Icyaha kirakwangiza wowe ubwawe, ndetse kikagera no mu rubyaro rwawe nabwo kikarwangiza. Ugasanga hari intambara uri kurwana kandi wakabaye utarwana, nyamara byaraturutse ku cyaha wagize gute, wakoze. Ndabaha urugero. Abisiraheli ubwo bari muri Egiputa, bari mu buretwa, ntabwo bari barakoze icyaha cyatuma bajya mu buretwa, ahubwo ngo igihe kimwe Aburahamu ubwo yajyaga gutamba igitambo, ngo Imana iramubwira ngo Aburahamu ntarinde igitambo, ariko kuko yari yamuhaye itegeko ryo kuba maso.
nigeze nababwira mu ijambo muri video yashize, nababwiye yuko kugira ngo ikintu kibi cyaha nuko ari itegeko riba ryashizweho. Igihe cyose wishe itegeko uba ukoze icyaha, kabone nubwo ahandi hantu runaka icyo kintu bashobora kuba bagikora ntikibabera icyaha, ariko ahantu uri iyo bashyizeho iryo tegeko, iyo urirenze uba ukoze icyaha. Nk'uko ibihugu bigira amahame yabyo bikagira ibyo bigenderaho, rero iyo umuntu arenze kuri ayo mahame aba akoze icyaha. N'ijuru niko bimeze, ijuru naryo ryaricaye rishyiraho amahame yabyo. Abantu bashaka kujya mu ijuru, abakristo cyangwa abana b'Imana, hari amahame abagenga. Ijuru ryicaye rishyiraho riravuga ngo aya ni amahame y'abana b'Imana. Iyo urenze kuri ayo mahame bashizeho cyangwa yashizweho uba ukoze icyaha. Imana ishimwe cyane. Rero iryo hame Imana yari yamuhaye cyangwa iryo tegeko, iramubwira ngo urinde icyo gicaniro cyangwa icyo gitambo. Arangije arisinzirira. Akimara gusinzira ngo inkongoro ziramanuka zona bene icyo gitambo. Icyo gihe Imana irababara, irangije imubwira amagambo akomeye. Iramubwira ngo kubw'iki kintu ukoze, bazagukomokaho bose bazakora uburetwa muri Egiputa imyaka 400. Rero niko byahise bibagendekera. Aburahamu we yari yaripfiriye, kandi ari we wagize gute, wakoze icyaha. Rero iyo ukoze icyaha bikurikirana mu muryango wawe, bikagera ku buvivi bwawe, bikagera ku bana bawe. Rero nshuti z'umusaraba, ndabinginze mutinye gukora ibyaha, ntimugakore icyaha nkana. Ubundi gukora icyaha k'umukristo nko kwa kundi umuntu agenda agasitara. Ntabwo waba uri kugenda mu nzira ngo ugende ubona ahantu urutare cyangwa ibuye, nurangiza uvuge ngo reka nsitare hariya. Hoya, ibyo ntabwo byabaho. Rero umuntu asitara atabiteguye ndetse agize gute, atabizi. Niko bigenda. Rero iyo ukoze icyaha nkana gutyo, ni ikintu kibi uba uri kwikururiraho. Icyaha gifite icyo cyangiza mu buzima, mu mibereho y'abantu. Akenshi na kenshi abantu usanga turi kurwana intambara tukibaza aho zaturutse, ariko rimwe na rimwe ushobora gusanga ziri guturuka kuri ka kantu kakunaniye. Muraza kunyihanganira ngo gripe. Akenshi na kenshi usanga turi kurwana intambara, ukibaza ahantu ziri kuva, nyamara zishobora kuba ziri guterwa na ka kantu kakunaniye. Ni cya kindi nawe uzi cyakunaniye ukora wihishe se, cyarakunaniye. Akenshi na kenshi ukarwana intambara ari aho ngaho kuri icyo cyaha cyagize gute, cyakunaniye. Cyangwa ukaba ukora icyaha ukihana, ariko ukagikorera nkana kuko utari wafata umwanzuro wo kureka bene ibyo bintu. Hakaba hari intambara ziri kuza ukarwana, ukaba utari ibintu utakakira, hari ibintu utageraho. Kubera iki? Kubera ibyo bintu byakunaniye gufatira umwanzuro. Mwene data umurikiye, ndakwinginze kugira ngo ufate umwanzuro. Haleluya! Kugira ngo ugire ikintu wakira muri ibi bihe, muri iki cyumweru turimo, ufate umwanzuro w'ibintu byakunaniye kugira ngo ugire ikintu wakira, kugira ngo imigisha yawe ifunguke. Fata umwanzuro kugira ngo ufungurirwe imigisha yawe. Nufate umwanzuro kugira ngo bya bindi byose utekereza ndetse ukareba ukabona bitashoboka, ndetse wagerageje gukora bikanga. Fata umwanzuro. Nufata umwanzuro ugakiranukira Imana, atari bya bindi byo kurenzaho. Nukuri ndakubwiza ukuri, uyu munsi Uwiteka arakora ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Ndabaha urugero rw'abantu bigeze bakora ibyaha, Uwiteka bakisanga muri situation itari nziza, kandi ibyo bintu bitari byaragenewe kuko babinyuramo ku buzima bwabo. Hari uwitwa umutambyi witwa Eli. Imana yari yarabasezeranije yuko ubutambyi buzaba mu nzu yabo, aribo bazabugumana. Ariko ngo abana be barangije ngo bakora ibyangwa n'amaso, bagatoba ibitambo, bagafata abakobwa bakabasambanya, ngo bibabaza Imana. Imana
igeze ahirahira iravuga ngo nari naravuze yuko ubutambyi buzaguma kuri mwebwe, ariko ndavuze ngo ntibikabe. Hari igihe Imana iba yaragusezeranije ikintu, ariko kubera ibyaha byawe wanze gufatira umwanzuro ndetse kureka, Uwiteka Uwiteka akabihindura. Ukaba uzi yuko hari ikintu Imana yagusezeranije yuko izagukorera, ariko bitewe no gukora ibyaha ibyo bintu bikarangira bitagize gute, bitabaye. Ariko ndakwinginze kugira ngo ufate umwanzuro, kugira ngo wakire ubutabazi bw'Imana, ufate umwanzuro w'ibyaha wo kureka ibyaha, kugira ngo wakire ubwiza bw'Imana. Imana iduhane umugisha. Dawidi nawe byamubayeho ubwo yasambanyaga umugore wa uwo arangije asambanya Batisheba, ariko umusambanya ubwo yamusambanyaga ngo Imana irarakara cyane. Irangije kurakara, Bibiliya irambwira ngo kuko yacaga bugufi cyane yanze kumwica, ariko irangije iramuhana. Mwene data, nshuti z'umusaraba, umukozi w'Imana udukurikiye, hari utuntu ujya ukora ugakorera mu bwisho, ugakora batakureba, ukadukora, ariko reka mubwire ngo utwo tuntu nubwo twebwe abantu tutatubona, nubwo abagukikije batatubona, nubwo bene wanyu batabibona, nubwo abandi bakristo batabibona, ariko reka mubwire ngo ibyo ngibyo bikora wihishe. Ariko reka mubwire ngo hari ikintu bikora ku buzima bwawe, hari icyo bifunga ku bugingo bwawe, hari icyo bifunga mu buzima bwawe ndetse no mu muryango wawe. Reka mubwire ngo nta mahoro uzabona igihe cyacyo cyose utari wafata umwanzuro w'utwo tuntu ugira. Kuba urwaye waranze gukira, bishobora kuba hari umwanzuro wanze gufata. Ushobora kuba wari ibyaha ukora ukaba waranze kubifatira umwanzuro, ariko uyu munsi ndakwinginze kugira ngo ufatire umwanzuro bene ibyo bintu, kugira ngo ubone ubutabazi bw'Imana. Imana iduhane umugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kuri uyu munsi, muri iki cyumweru cya gatatu cy'uku kwezi, ndakwinginze, ndaguhamagarira kugira ngo ufate umwanzuro wihane rwose, kugira ngo uhindurirwe ibihe, ubone ibihe byiza. Imana ishimwe cyane. Ibihe byari bibi wari urimo bihinduke ujye mu kindi gihe cyiza. Imana iduhane umugisha. Haleluya, haleluya. Imana iduhane umugisha. Bene data, nshuti z'umusaraba, tugiye gusenga Imana, ariko ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo ufate umwanzuro. Twasomye amagambo y'Imana, twasanzwe nze muri Yona. Imana yaramuhamagaye kugira ngo ajye kuburira uriya mujyi w'Nineve, wari umujyi uri gukorerwamo ibyaha bikomeye cyane. Imana yarabirebye irarakara. Imana ibabazwa n'ibyaha bari barimo bakora, ifata umwanzuro avuga ngo nzabarimbura. Ituma Yona kugira ngo agende ajye kubaburira, ajye kubabwira kugira ngo bahindukire. Yona arangije, reka nihute, arangije agerayo. Akigera akimara kuvuga ubutumwa Imana yamuhaye, ngo nuko ngo izo nkuru ngo ziragenda ngo zigera ku mwami. Ngo umwami arangije ngo ava ku ntebe yari arimo. Imana ishimwe cyane. Aca bugufi ava ku ntebe yari arimo, arangije ngo yambara ibigunira, hava mu mwambaro mwiza w'ubwami, yambara imyenda mibi y'ibigunira, ngo yicara hasi mu ivu. Ngo arangije ngo ategeka yuko ngo umuntu wese wo muri Isirayeli, w'Nineve, ndetse ngo n'amatungo ntakurisha, ngo ndetse ngo nta no kunywa amazi, ngo nta n'umuntu wemerewe kurya, ndetse ngo ikintu icyo ari cyo cyose nta kintu cyari cyemerewe gufata. Ngo batakambira Imana, ngo barebe yuko Imana yababarira, ngo batakambira Imana, ngo ndetse tegeka yuko ngo abakora ingeso mbi bagomba kuzivamo bakazireka rwose. Nawe mwene data, ndakwinginze kuri iki cyumweru, va mu ngeso mbi wari urimo. Uwiteka arakora ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka ntabwo yigeze arimbura Nineve nk'uko yari yabivuze, kuko bihanye bakareka ingeso zabo mbi. Uwiteka yahise abababarira, bahindurirwa ibihe.
bari bagiye Uwiteka yari agiye kuharimbura, ariko Imana irangije irabababarira, ndetse ibihe bigenda neza, barongera bagira umunezero, barongera bagira ibyishimo, kuko hari umwanzuro bafashe ukomeye, barangije barihana. Nawe ndaguhamagarira mwene data kugira ngo muri iki cyumweru wihane, kugira ngo uhindurirwe ibihe byari bibi ku buzima bwawe. Nuwihana ukareka ingeso zawe mbi, Uwiteka arahindura ibyo bihe, aguha ibihe byiza. Imana iduhana umugisha. Weho udukurikiye, reka dusengane Imana. Nimba ugize icyifuzo cyo kugira ngo Imana iguhindurire ibihe, niba hari ibihe bibi wari urimo, ibihe bibi bikaba bikugoye, ariko nyamara ukaba wisuzumye ugasanga biri guterwa n'ibintu ukora bitari byiza, ukaba ugiye gufata umwanzuro, reka dusengane Imana. Kandi nawe wakoraga ibyaha, ndetse wenda hari ibihe bibi bikaba bitari byakakugezeho, ariko ukaba wakoraga utwaha, ndetse uzi neza yuko nta ngaruka bigufitiye, ukaba ugize icyifuzo, reka dusengane Imana. Reka dusenga Imana. Mana data yacu nziza, tugushimiye kubw'ijambo ryiza uduhaye. Haleluya, izina ryawe rihimbazwe kandi rishirwe hejuru. Nsengeye mwene data, mukozi w'Imana, ufashe umwanzuro muri uyu mwanya kugira ngo umuhindurire ibihe mu izina rya Yesu, kuko yumviye ijambo ryawe akagira ibintu akura mu buzima bwe ndetse mu bugingo bwe. Uwiteka ndamusengeye kugira ngo nawe umuhindurire ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Ibihe bibi yari arimo, reka ubimukuremo umushyire mu bihe byiza. Uburwayi bwari bwaranze gukira bitewe n'ibintu bibi yakoraga, Uwiteka nyiringabo Imana, reka ubumukize mu izina rya Yesu. Uwiteka nyiringabo Imana, ibihe bibi yari arimo ibyo ari byo byose bitewe n'ibintu bibi yakoraga, reka ibyo byose